agira umwanya ndikona amasezi imbere y'umuryango ngaruhuka ubwo turavugana sibyo kandi wakoze wakoze nawe cyane nemba nagusize imbone mama yangu ubwo wongeye ndi meza y'icyo mutware Jesus is Lord wameza kwa nzawuko ndumva bizarangira ibaye yanjye nta kibazo kwamura musameze umurano ushaka yajyana ngumana n'abakude ntabwo nanyugera genda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ukabura hafashe rero niko ako si wowe uraza habe no kuganira n'umuturanyi ukaza ukaryama ubundi ukatugira gutyo ugaca ukagenda aho ibyo bintu koko batabiroka kimanga ari ibigambo byawe ko mbyukize byukiye no ko gusa nagira ngo mbanze sinore umunsi ndikubona urabamo kubera umbyukiye oya ko si wowe kunakira umwaka ku umuryango wanjye n'uwawe ntibiteganye wenda nkurambona ariko iki gihe uri kurekereza mu bihe turaturanye ariko tuganira n'umuntu ariho urakodesha ari nanjye ndakodesha ariko burangiye gukodesha utagira ngo no kugira ngo numve uko abakodesha bamera n'ubundi ngiye ntabwo mama yangu kugira ngo numve ko ndetse nzari hari ubuzima bundi nanyuzemo ariko ngiye uko ndeba uko nguko winkora gukura hayiko umusore wese uri kumbura no kunoga umusore mwese nakubona muri iki gipangu ni nawe numese uhora muri bodaboda muri icyo kigofero bagira ngo mumeke ibirenge singiye haye mite bami kakana toka wapi ba zikora barananirwa haye mite mu bapagaye bari hano bose ni wogira umwana bami wamushinja umwanda gute kuko reba hano simbere umuryango wawe ngase ni wanjye ahubwo neze ubizi ko ngiye ngira gaze ntekera ko mbabura ngiye nayakanuka ahubwo namo hano barambangamiye ari support range akubwa hano ndumva hari ibihese Najya mu gushakira umwana uzajya gufurira gukoropira hano ku buryo uzajya utaha ahantu hasafishije wese Imana yanteye iteko tuvuga mbere yuko wita ku bandi ujye ubanza witeho wose washaka kugufasha kumesera iyo myenda nawe mafaranga ugiye guhereza uwo muntu uza kumfasha ukayaguramo indi myenda amazaje bode ntabwo hari noheri none niba yari hari nyine noheri twizihiza ivuka rya Yesu utahinduye imyenda se ko abandi bagura n'imyenda ntabwo uzi ko Yesu yavukiye mu muvura akamukira mu bashumba ubwo se ko ari umushumisitani mu Rwanda cyangwa se ubu rero tukamugoza kuri ubu ndagira ngo nkubwire ngo aho wakeba hose kuko tugira umugabo dekora wereka ku musego wanjye njyewe njya muri geto yawe amafaranga yawe geto y'ibihumbi 7 njyewe muri geto y'ibihumbi 20 ariko ni geto y'ibihumbi 7 ariko washobora iri minda n'imbaraga sa wakongera ibyo none ubu mubonye n'ubamo warwara na malaria winkora ndakwiyana ejo bundi ningera nintangira ko none ikintu kibabaza umva ikintu kibabaza muri ubuzima ikintu kibabaza abakene ntabwo mujya mu ikiciro muri urifashe niba nkwiziba niba nkwiki dore iyi sinda wikoreye umuntu bamo nagira indi meze murahuzemo inzoka gusa mama yangu game over Mwana wake kaingia sasa. Nina ni kontineri y'iki. Urabona ndagucapa. Ni uko nshimye ko ari umwobo w'inzoka. Iyi ni kontineri y'iki none. Yamabye. Jesus! Nshimye se gusubira. Wa yuramutse. Mama yangu game over. Neza nuko wize. Ugenda ucugusa no kugira ngo nuko nyafite ndeba. Hanyuma se ndeba neza. We nkaraho wa mudigi nisoni ikigo ryigusa uziko ariko uziko ngena nakubwira wese buri uko ndeba
urangura se ndi nkakujyana none nkakutuza muri shato yawe ndigize uzabanze yituze sawa akoreka mubwira je kugwa akaruka sibyo ngondogora vuba nigire mu kazi cyo bita sawa isaha nyingi nawe mu buriri nanga ubona ko byose ari ibintu byinshi mu bugurure kabisa hahandi usigara no gufata ku mazuru ntacyo ibihumbi 200 nabwo mfashe ku mazuru uragenda woga inshuro 3 ibihumbi 200 dore ko shezi inkondo bambona inkonda zikagwa ukambona inkonda zikagwa ibihumbi 100 nabwo nuko ari wowe uteye neza n'ikimana rero niba ushaka gukira ndora rirya ufite aho ngaho ukira ari ntabwo riba mu mutwe ibahe 200 nose tuguranye ntabwo twakumvika tuguranye neza ku buryo mbese udaherwa nanjye simbere njyewe ndagushaka se niwo nshaka ntabwo ngushaka 200 sinana kwifuza bo mu buzima wowe utagira n'igare se ubwire njye ndahinduka tuguriranye ubundi se kabareke si 200 ucika tugenda ubanze mbonye banzu yamereye kandi urajya koga 3 twese bureka nkubaze nutambonjya nk'ubunyaguhaye n'urugero gasanga duhuje igitsina ubundi bwo wagizwe neza urukora se ari cyo nikoreye urukora ari cyo nikoreye ntacyo nikoreye ndagutema izo ntoki ukireba nawe umuri ibyiso byanjye se ko ritatubura okay sawa tuguse ku nzira ngenda ngucetse gitanu ngo kubise gitanu ibyo jambo uvuze uritekereje cyangwa urunamye birahuka ese si waciriye nanjye ndasubije ndikubaza waciriye uritekerejeho waciriye 200 uritekerejeho cyangwa urunamye birahuka waciriye 200 nk'uwaranga cyaka kubisubiramo Jesus is Lord tamgewe mabikiwe urabona b'icyatanu ab'igihumbi yego bitanu birindi basa kurya gusa kukira sha Imana ikunda abagabo ku izina ry'Imana sha wagucisha yo poseze inyuma nta n'ikindi wasigarana ku izina ry'Imana ariko njye nakubura yarago ndi umuntu ugora ntago ndi umuntu ugora usonye ndi wabagize ibitebe koko ugasanga ari umuturanyi bari iki kibazo cyawe igihe wahereye uvuga ko uzaduhindurira irangi ndashaka kubashiraho irangi bita miramine wari irangi ryiza ryanjye rishashe yanoze ariko ndashaka no kubashiraho kamera byo mu gihe tuzamuta muri hano kamera kandebe yafata muri uruhande kugira ngo uzabe none mwego mukayihuza mama yangu game over mwenye uwanja wake kaingia sasa kandi mama kwesha uko nshoboye ko nk'ubu ndishimye n'umuntu bangu ntabwo wajyo ufata kano kagiye n'aba bantu binabasudira oya urugo nguru gusudira naramugambaniye inza koreramo bazamwimura ashira mu muntu uzaza gucuruza ibintu bijyanye n'inzimwe kuko uru rusaku rumena amatwi urumva asudira bikanya uryamye wasinze uriya uriya muntu yaridumbukije azagomba kujya muri kazi nikazi abantu ntabwo ari ahanya ho gusudira kambana kugushimira rero kuri service ubuzima no kuri kwimana nyine ndishimye kora nani kakubira ko nyanzi ugomba gufunga hose kitaza mu nahanya hanyuma muri minsi ndifuza ko ego ushaka nukuvuga ngo basi mbo kuno kwezi ko nakukwemereye mama yangu game over mwenye uwanja wake kaingia sasa ndagukunda n'ubwo wape vugishwa muri bama inoroje ariko mana ni indaya ya Yesu mama yangu game over akuri yani sawa wena kara kukari gafite ukuntu kamfasha mu gaki ariko rimwe na rimwe
ugerageza nduhure kugira ngo urangiye sinkoresha izindi mbaraga nyinshi kuko kenshi na kenshi iyi karitsiye biba ari ibyarenze n'abana n'abandi ni ukwirukana cyangwa bakabafunga bafungisha abantu bafite abana ni ukubafunga cyangwa umuntu akaba nuko ntari umurozi nakora ukuntu rw'umuntu akabumba umuntu ntabwo icyo kintu kizatuma wowe uhangayika kubera amezi abiri y'umuntu nakunyishyura wumve ngo nta kibazo hanyuma abiri yonyine aya katugira 3 Jesus is Lord. Yega nawe urabizi nakubwiye ko mu kazi tutari gukunda asa neza uzoshaka ngaho basane baseguma ntago nozayitaya amezi n'utanyishu umva iby'ibyamu ndagukorera ka stock mu kaye nimba gusayira ishaye rwose nizere kura uvuye hano ujya guhita ubibwira madamu wawe madamu atazakunera rwose rero kuko umbwira nyonjo y'umugore mbabarira uriya mugore ndashaka kumwirukana gukina kumunyi kuva kure kose ariko ntacyo tuzatugenda tubigira gutya birore neza cyane ubwo rero kangureke gatonde w'umuntu hariya ari uruntu rw'umugabo nshaka guha agasupu bamara wamuha ibijyanye n'inyuzi ubwo reka ngo amezi 5 funke c'est fini je vais pour entrer hey reka ndawumpanga bamwara ruguruga rumeze nk'umutwe maze mvugisha imana ubudo ndikona amasezi imbere y'umuryango sheri ngaruhuka ubwo turavugana sibyo kandi wakoze mvura wakoze nawe cyane yamba nagusize bimvune ubwo wongeje ndi meza ari cyo gutwaye You will move out of this house. Wa meza ari Game ikai kai. Mana soko na ro tuzo bizarangira yayi nta kibazo kwamura musameze umunara ushaka yajyana ntabwo nanyongeraho uko kwezi kandi ushaka ukundi kwezi se nta kibazo nabundi se wari uwanjye kandi bino haramu umuhungu naje ntarya baho yewe mana nyaga ukaba soka hey Ninzu. Marari yanyishe. hey nabuze n'umuntu hangana tumutunene tw'umutwe umere nawe n'amahema Gasa nk'umuntu wa gato mvuye. Sa nk'ubumba umuntu wa gato mvuye. None hangani kwa muganga. Anganje nibwo wagiye ugatega ukajya gupfira iwanyu mu cyaro. ntabwo ndi gupfira Mama fra. ntabwo ndapfira Mabari ndakwi basi ndagutaka umbabara ntutume mubwirana. Sibyo? Mukanya gato wasanga ndajya kwisengera. bose ndapfuye n'inkumeba Inzira rinka. ntabwo mperuka gukoropamo kubera maze iminsi ndwagize Turane bikimbana bisa nk'intare mu icupa. ni ibirutse None ndikuturba rutanyisha amafaranga yanjye. hey Nigute wemere ko indwara iza mu mubiri wawe ikagufata utaraba amafaranga yawe amabyi. nase bose Iminsi n'uwejo n'ubuno bose iyi nzu inyubaka amafaranga icyo gipangu cyose amafaranga natanze urayazi. oya bose None uri kuza kurwarira hano wajya ukamburira kumureka imvura ikakunyagira cyangwa ukarwarira mu irembo. Jesus None mfara iki nawe nimfara iki nawe n'amafaranga bose yabizi ko ndi muzima nkwishyura neza rwose mezi bingahe byanjye birimo bose mama amafaranga yanjye shaje mva hano ugenda iminsi ibiri n'ukuri kw'Imana ariko ubu uvuga ngo iminsi ibiri ngo ndengejeho waje kwa mukunda abantu hano ni iwanyu ni kwaso ujye mpfana iki nawe nyine ntacyo dupfana icyo dupfana amafaranga wandike yuko guhaye inzu uzazinyishira ku tariki turayemeranya nyishyura n'akadomo ugutenge iminsi ibiri none si indwara narayihamagariye bose None kuko wakwihanganye ni gute wemerera yo kurwara utarama amafaranga
ejo nsanga ari imbere bare ngugirisha ntabwo ndi mu mikino hano ni iwanjye ese ni ibyo kunye bwinshi ngo gutita namuraga shaka abantu hamaga nta kintu kizima cy'agaciro ufite umwana wanjye ni byase nta kazi ugira meza kazi yawe meza kazi yawe nta kazi ugira uteka kukize ese ni iki kintu cy'agaciro ufite muri ntoki cyari ikimbona ni cyacu byama uri kora n'iki ariko se wakwihaganya n'uko nzaragona mbara ngubwire mutima ubura umutima ujya kumya urambwiye tugwaretse gutanga ino nzu waretse guhereza ikiro gicucu inzu yawe uzababara uranambabye sibyo kuri n'igicucu umugabo hano ntabwo waje kugira ngo ngwere ino nzu ntabwo ari ya so si ya nyoko hano nta kintu upfana nawe ahangaha ucatsi nakugira icyo nshoboye noneho reka nkwice nkwereke wowe uranze iminsi ibyo utaka bose ubundi reka vuga ubu koko wankubita wayatugize ariko ubu niyo reflexion yawe nayo nateka wankubita se koko ukankubita kubera iminsi ibiri umaze ubu se ko ntabwo uza gutunganya bari abakobwa akaba ari nduza gutunganya mana soko nalalo nitwa yiki nimba nkubwo muzakwishyura ejo ihangane ibyo kuyakora ntabwo baranyishyura nta nabisohora ariko ntabwo wamisohorana ku ngufu mapiyave mu mategeko birazwi ko nta muntu jyawe nari nkungu ngende umuke w'inanga muri ibikorwa byose bya leta ngiye mbitera inkunga nakwirukana mapiyave ntabwo njye nakwirukana ni iminsi 15 mupanga y'abayandi mu mabwiriza y'amaduyanduza murangura ku mashati iki murangura bagukuraho se ubu ngubu abakobwa bariya banyishyura neza urumva kandi bishyura amezi menshi ubundi mabuji yaje kwaza akanyishyuza neza ko nta kibazo ngira ntabwo aza nkamwishyura ngenda kubwiye ngo satani